turabaramukije abakurikiye iki kiganiro ndetse n'abazakikurikira bose kuri uru rubuga rwacu Injyana mu byiza. Uru rubuga rwahawe izina ry'Injyana mu byiza kubera impamvu eshatu z'ingenzi. Impamvu ya mbere ni uko hifuzwa ko uru rubuga rwagira umusanzu rutanga mu gutuma ukuri kuba kimwe mu byihutirwa mu iterambere iryo ryo ryose. Ni ukuvuga ko uru rubuga rugamije guha abantu, rukabaha urubuga rwo gutanga ibitekerezo ku kintu icyo ari cyo cyose cyatuma ahari ikinyoma n'igisa n'ukuri, cyangwa se ukuri ikinyoma cyemewe nkaho nta kundi byagenda, hagenda hamenyekana kandi hagatangwa n'ibitekerezo by'uko ibi byakosorwa. Ibi kandi buri gihe bizakorwa nta muntu n'umwe wibasiwe, ahubwo buri gihe iki bitekerezo bitangwa muri rusange kugira ngo ikitagenda neza gikosorwe, ikikwiriye gutezwa imbere nacyo gitezwe imbere. Impamvu ya kabiri ni uko twifuza ko uru rubuga rwaha umwanya ibitekerezo bijyanye no kureba ko umuco mwiza wagenda uhuzwa n'ibikenewe mu gihe tugezemo. Aha kuri uru rubuga ibiganiro bizanyura, hifuzwa ko byaba bigaragaza indangagaciro na kirazira byiza byari mu muco runaka, cyane cyane mu muco w'abumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Ibyo ngibyo bigahuzwa n'igihe tugezemo. Buri gihe habaho kubanza kureba impamvu yatumaga iyo ndangagaciro n'iyo kirazira ibaho, niba iyo mpamvu igifite ishingiro, no kureba ko uyu munsi iyo mpamvu yakabaye yitabwaho. Impamvu ya gatatu nanone y'uru rubuga ni uko hifuzwa ko abumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ubwo n'Ikirundi, kubera ko nabyo ni indimi zegeranye zijya gusa, bagenda basangizwa ubumenyi rusange bwafasha abantu mu mibereho yabo ya buri munsi. Kuko akenshi usanga ibintu byiza cyangwa se byafasha abantu biri mu ndimi z'amahanga, icyo gihe ugasanga ntabwo muri rusange Abanyarwanda bamwe ndetse n'abumva Ikinyarwanda muri rusange bamwe ntibashobora kubyumva cyangwa se kubivanamo umumaro uba ukubiyemo, kubera ko baba bari mu ndimi batari gukurikira. Aha rero ni naho hazabaho umwanya nanone wo guhugurana cyangwa se gutanga uburyo bwo guhugura no guhugurana kuri izo ndimi z'amahanga. Aha ngaha twavuga nk'Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili ndetse n'Igishinwa nacyo kirimo kirakoreshwa muri iki gihe. Ibyo byose rero uru rubuga hifuzwa ko rwagirira akamaro buri wese, yaba ari urugezeho, yaba ari urutanzeho ikiganiro, yaba ari urutanzeho igitekerezo. Aha harateganywa ko uru rubuga rwazafasha cyane cyane abumva ururimi rw'Ikinyarwanda kugira amakuru abafasha mu kwiteza imbere mu kunoza ibikenewe mu mibereho myiza ya buri munsi. Aha kandi nanone harateganywa ko uru rubuga rwazafasha impuguke cyangwa abandi bantu bafite ubumenyi runaka muri gahunda runaka, cyane cyane ijyanye n'intego z'uru rubuga, kuba batambutsa ubumenyi bwabo kandi bakabona uburyo babutambutsamo ndetse bakabigiramo n'inyungu. Aha ngaha ukuntu babigiramo inyungu naho turaza kuhasobanura mu kanya. Aha ngaha umuntu watanze ikiganiro, umuntu ufite igitekerezo, umuntu ufite umuvugo, umuntu ufite indirimbo ashaka kugeza ku bandi, umuntu ufite ikiganiro yatanga, ashobora kuzajya abona uburyo bwo kugitanga, bityo akaba atanze uburyo bwakwifashishwa mu ihererekanyabuhanga, iki ngiki twita mu Gifaransa reference cyangwa se mu Cyongereza reference, ku buryo abandi bantu bashobora guhera kuri icyo kiganiro, bashobora guhera
ku byo yavuze, bashobora guhera ku byo yagaragaje mu ndirimbo runaka, mu muvugo runaka, gutyo nabo bakaba babiheraho babyifashisha mu buzima. Ikindi ni uko harateganywa kandi ko uru rubuga igihe rwaba rugeze mu gihe cyo kwinjiza, cyo kwishyurwa, cy'uko ibikorwa byagiyeho, bya biganiro byagiyeho byishyurwa, amafaranga azinjira azajya asangirwa n'abagize uruhare bose muri icyo kiganiro. Ahangaha hateganywa ko byaba mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere kikaba 10%, akaba ari amafaranga yahabwa nyir'urubuga, yagenera ba nyir'urubuga nk'umusaruro w'ishoramari ryakozwe. Ikindi 50% akaba amafaranga noneho yahabwa ikipe y'abatunganya ibiganiro cyangwa se y'abacunga uru rubuga, ni ukuvuga ngo abantu bose baba bakora ku buryo urubuga rukora neza, abo ngabo 50% akaba ari yaba ari ayabo. Noneho rero 30% nayo akaba y'ikiganiro, aya ngayo akazajya ahabwa uwateguye kandi agatanga ikiganiro. Ntabwo twirengagije ko 10% risigaye naryo ryajya mu micungire y'uru rubuga. Ibi ngibi turabivuga ko turahamagarira buri muntu wese, kuko igikenewe cyane ni uko ibitekerezo bihari, inama zihari, ibyiza bihari byabona uburyo bisangizwa abantu, kandi byose bikabageraho bose babigizemo inyungu. Hari abunguka ubumenyi, abunguka amakuru, abunguka amafaranga, ibyo twese tukagenda tubigiramo inyungu. Iki kiganiro rero kizaba kiba mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni uko hazaza hatangwa muri rusange ikiganiro, hatangwa ikiganiro, ariko kuba ko twifuza ko abantu batanga ibitekerezo kandi nabyo bigahabwa agaciro, ndetse n'ibyifuzo bigahabwa agaciro, kandi bikaba bigoye ko twasanze ko bigoye ko mu gihe ikiganiro nyirizina abantu bajya babaza bahita banasubizanya. Niyo mpamvu hazaza hajyaho igice cya kabiri. Hifuzwa ko nibura cyabaho bitarenze amezi 3 kugira ngo ababo batanze ibitekerezo, abatanze inyunganizi, ndetse n'abagize aho bakosora, byose barahawe umwanya w'uko bikusanywa, noneho byongere bize biganirwaho, buri gihe bigamije kubaka. Ikindi ni uko nanone iki kiganiro uru rubuga ruzacishwaho ibiganiro cyane cyane uko bibonetse, ariko hazahanirwa ko hatirenzwe icyumweru hadaciyeho nibura ibiganiro nibura 2 kuri uru rubuga. Ahangaha rero kugira ngo umuntu azaze amenya ko ikiganiro cyasohotse cyangwa cyabonetse, kandi agitangaho amakuru cyangwa se ibitekerezo hakiri kare, byaba byiza rwose umuntu akiyandikishijeho, yiyandikishije kuri runo rubuga Injyana mu byiza, akora subscribe, noneho kugira ngo igihe cyose ibiganiro bisohotse cyangwa ikiganiro gisohotse nawe abe yahita abyungukiramo. Muri rusange rero, muri make, ikiganiro Injyana mu byiza nibyo kizibandaho, kandi muri uko kubyibandaho kizaha cyane cyane umwanya abantu bose bafite icyo basangiza abandi, urubuga rwo kuba babikora. Uyu munsi rero nanone ni ngombwa ko tugira ikiganiro cya mbere dutangiriraho. Ikiganiro cya mbere cy'uyu munsi kiraza kwibanda cyane kuri iriya ntego ya mbere, iriya ntego ijyanye no guharanira ko ukuri kwaba kimwe mu byihutirwa mu iterambere iryo ari ryo ryose. Iryo terambere ryose ni nabyo duciyeho akarongo, turaza kugenda tugana cyane cyane ku intangiriro y'iryo terambere. Intangiriro y'iryo terambere ariyo muryango. Tugiye kwibanda ku muryango rero, uko umuryango utangira. Iyo urebye mu mategeko, cyane cyane mu itegeko rigenga umuryango n'abantu, itegeko nimero 37 ryo ku wa 12
z'ukwa cyenda 2016 mu ngingo yaryo y'167 ijyanye n'imihango ishingiye ku muco ibanziriza ishyingirwa ry'imbere y'amategeko, batugaragariza ko muri rusange umuryango uretse kuba umusore n'inkumi babonanye bakaganira bakumvikana, ariko urugo cyangwa se gutangira umuryango ni igikorwa, ni umushinga w'imiryango ibiri. Iyo miryango ibiri ni umuryango w'umuhungu n'umuryango w'umukobwa. Muri iri tegeko rero bakatubwira ko ishyingirwa ryemewe, ishyingirwa imbere y'amategeko rigomba kuba habanje kubaho imihango ishingiye ku muco. Iyo mihango ikaba ari gusaba no gukwa. Muri iriya ngingo y'137 babivuga neza ko gusaba no gukwa bigomba kuba mbere yo gushyingirwa imbere y'amategeko. Iyo dukoze ibinyuranye n'ibyo tuba twishe itegeko, nubwo ntawe wenda uyu munsi ntawe birashishikaza ngo ajye kubiregera ko twishe itegeko, ariko tuba twishe itegeko. Tuba twakagombye rero buri gihe ko ni gusaba no gukwa biba mbere yo gushyingirwa imbere y'amategeko. Ntabwo turi buvuge nanone ku muhango nyirizina, ku muhango wo gusaba ntabwo turi buvugeho, kuko nabyo bizagira icyo igihe cyabyo cyane cyane mu kiganiro kijyanye n'umuco. Nta nubwo turi buvuge ku bijyanye wenda n'uko bikorwa, ibyo nabyo bizagira igihe cyabyo, nabyo bizagira ikindi kiganiro cyihariye. Ahubwo tugiye kwibanda cyane cyane ku magambo akoreshwa muri uriya muhango wo gusaba. Ari amagambo twita imisango. Turagerageza muri rusange kuvuga uko ikinyoma rimwe na rimwe kigaragara cyihishe mu ishusho y'icyiza kugira ngo cyemerwe. Tureba ni gute cyarangurwa kuva mu ntangiriro. Aha twemeza neza ko urugo ari wo muzi w'iterambere ryose, niho hashingiye yaba urugo, yaba igihugu, yaba n'amahanga yose ni ashingiye ku rugo, kuko nirwo rufite ziriya nshingano zo gutuma umuryango wororoka, ugira iterambere n'ibindi. Turibaza rero niba umuzi kamere n'ibindi byiza byose niba utangiwe mu kinyoma, nubwo icyo kinyoma akenshi kiba cyihishe mu cyiza, turibaza ukuntu bibangamiye iterambere, cyangwa se iterambere rizagerwaho rirashidikanywaho, kuko nabyo rizaba ryiganjemo ikinyoma. Kandi aho bigoramiye cyane ni uko icyo kinyoma tubona aricyo gifite inyungu, akenshi abantu tubona aricyo gifite inyungu kurusha ukuri, bitewe n'uko nyine aricyo muri icyo gihe iyo gikoreshejwe abantu bahabwa amashyi, abantu bakavuga ko umuntu ari umuhanga, ko umuntu rwose azi kwikura ahantu ariko mu kinyoma. Nanone reka dutangire tuvuga cyane cyane ku bijyanye n'abakwe no kwakira abakwe, aho usanga kenshi abasanga bavuga bati mudusanze turi mu birori runaka, mudusanze twakoraga ikintu iki n'iki, nyamara ariko atari byo. Ntabwo biba ari byo rwose kuvuga ngo mudusanze muri ibi ibirori duhimbye, ibirori wenda tusanishije n'igihe gihari, ngo wenda tukavuga ngo tugamije gutanga ubutumwa, ngo ubutumwa wenda gukunda icyo kintu aricyo kigezweho. Yego, ariko tuba rwose tubeshye pe, kandi kubeshya uwo muco tuba turimo turawutoza abato.
iki gihe rero tuba twigishije cyane cyane umuto uturimo umuco mubi wo gucabiranya ku bantu baje batugana, wo gucabiranya kugira ngo dushimishe abandi. none se mu buzima busanzwe iyo umushyitsi yakumenyesheje ko azaza, ni ngombwa ko nahagera wigiranye nyinshi ukamubwira ko utari ubizi, ukamubwira ko wari wibereye muri ibi n'ibi kandi wari ubizi kandi wamwiteguye? none se byaba bitwaye iki igihe abasanga bamenyesha abakwe ko bahageze, ko bishimiye ko bahageze kubera ko bamenyeshejwe ko bazabona abashyitsi, bityo nabo bakaba batumiye umuryango, inshuti n'abavandimwe kugira ngo bazaze kubafasha kwakira abashyitsi? byaba bitwaye iki? kuko abo bantu bose ntabwo baba bahuruye baje mu birori murimo muravuga, kandi ngo mu kanya muze guhindukira muvuge ngo burya ngo bya bindi turabiretse. ibyo nabyo byaba ari ukudakomera ku bintu byanyu, ngo ni uko ibyo undi aze ngo avuge ngo ijambo rikomeye mukabireka. oya, ntacyo byaba bitwaye rwose kuvuga ko mwabiteguye, babamenyesheje ko bazaza kandi mukaba mubiteguye, muri bohe n'akanya, nibamara akanya k'ijambo, nibamara kumva igishyika gishize bamaze gushira ibyicaro. ugasanga nanone inzoga babakirije bati ni ubuki kandi atari byo. hashobora kuba abantu bashobora kuvuga ko nibura iyo nzoga inibura nk'ubuki, cyangwa se ko iyo nzoga yengetse. byaba akarusho iyo nzoga noneho ikaba ari ubuki, kuko birashoboka ko ubu ngubu inzoga kuko yo gusaba, niba tuvuga ngo ni ubuki, yaba ari ubuki, kuko inzoga z'ubuki birashoboka rwose ko yakwengwa n'abatayizi bakaba bayimenyeraho. uyu munsi wa none cyane cyane abana cyangwa se urubyiruko ushobora kumubwira ngo inzoga y'ubuki ntamenye uko imeze, nyamara ariko ahantu hose agiye yumva bavuga ngo iyi nzoga ni ubuki. rimwe na rimwe ari n'umutobe bari kubona, ari na fanta bari kubona, ariko bakavuga ngo ni ubuki. iki nanone ibi byaha kuba koko bashobora gukoresha ubuki, inzoga y'ubuki, byaha akazi abazi kwenga iyo nzoga mu muco wacu, ko bashobora kuyenga kandi bakabibonamo inyungu, bakabonamo umusaruro. n'abavumvu nabo bakongera umusaruro, kubera ko uwo musaruro wawe ufite kigura, ufite ahantu ukoreshwa, cyane cyane mu misango yacu ya kinyarwanda. twasanga nanone iyo nzoga y'ubuki atari nziza, wenda itadukenewe, ubwo naryo iryo jambo tukazaryihorera, aho yavangwa ino nzoga ni ubuki kandi tuzi neza ko atari bwo. ugasanga nanone ikindi abasangwa baravuga bati umukobwa mwaje gusaba yarashyingiwe, cyangwa byaba bibi cyane bakavuga ngo bagatinyuka ngo yagiye kwiha Imana, tugakinisha Imana, izina ry'Imana mu kinyoma, ngo tugamije gusa gushimisha abantu barimo baratwumva cyangwa se barimo baje muri uwo muhango. uru rugo ruba rutangije abantu batozwa gucengana no kurushanwa kubeshya, ntibiba ari akaga. urugo rutangiriye mu kinyoma cy'imiryango ibiri yiyemeje kubeshyana mu kintu cyiswe imisango. ni kinyoma, ni ikibi cyihishe mu cyiza. bakize kuba imisango bwayo ni myiza, ariko none ibirimo barakorerwamo ugasanga ni ibinyoma gusa.
urwo rugo rero ruba ruhuye n'akaga. Ibi nyamara ariko bishobora kugira ingaruka ahantu henshi, ugasanga ba bantu bacu, ba bandi bacu bagize urugo nabo hari ahantu bazagera bakavuga ko na ya masezerano bakoze burya yari amafoto, cyangwa se byari uvuga ngo niba ageraho akavuga ngo ngomba gukora ubukwe kugira ngo amafoto agaragare neza, ni nk'uko na wa wundi wavugaga imisango yaba aravuze ikintu runaka akibeshya kugira ngo imisango iryohe. Ugasanga kuba umugabo cyangwa se umugore yagira ibyo ahisha cyangwa se abeshya umugore we n'ibindi, nabyo tukaba twakwibaza ngo bikomoka he? Bikomoka aho hose. Umuntu yakwibaza ngo se ahubwo ntibikwiriye ko abakoresha bakoresha imvugo ya gihanzi, haba ari ku ruhande rw'umukobwa bakagerageza kubaza mu mvugo ya gihanzi uwo mukobwa baje gushaka uwo ari we, bagakora mu nganzo bagasobanuza neza umukobwa baje gusaba, bigaha n'umwanya uruhare rw'umuhungu kugaragaza umukobwa bafite uwo ari we mu bisigo bamuhimbiye, ku buryo bunogeye amatwi, ku buryo bw'inyurabwenge, ku buryo babibwirwa bose bumva neza kuko uwo mukobwa wabo uwo ari we n'icyo bamutegerejeho, n'uko bamureze, n'amashuri yize, n'imiterere ye, no mu byo akora, mbese n'ibyo yari amaze kugeza ku muryango ndetse n'ibyo agiye kubagezaho. Ibi nibyo byaha umwanya abahanzi kuko gukoresha ya mvugo yabo ya gisizi bakaba bataka bagaragaza ibyo ibiranga uwo mukobwa, ndetse no ku ruhande rw'umuhungu nabo bakajya mu nganzo bagahemba igisigo cyangwa se ibisigo bigaragaza koko umukobwa baje gusaba n'indi mu mazina avuze mu buryo bwa gisizi, mu byo akora, mu byiza bamushimye, mu byo bamukundiye, no mu buryo n'umwuga umutunze ko baramuzi n'aho bahuriye, kubera ko baba icyo gihe noneho bakoresheje imvugo ya gisizi. Ahangaha kandi byaha n'umwana ni uko muri rusange abagira uruhare mu gusaba ntabwo si ngombwa ko baba abantu babiri gusa, abasaza babiri, baba abagore, baba urubyiruko, baba nabo bose bashobora kugira uruhare noneho muri iki cyiciro. Buri wese kuvuga ko niba ari umugore wabanye wenda n'umwana runaka ashobora kuza akamuvuga mu gisigo cyiza, buri rwose bakamwumva bakagira undi nawe wenda ni umusore cyangwa se umukobwa waherekeje umusore waje gusabirwa, nabo bakavuga umukobwa bashaka uwo ari we, uwo babwiwe cyangwa se uwo baje gusaba uwo ari we. Ugasanga aho bagera bati duherukana hano umwaka ushize, nyamara ariko ugasanga bahaheruka nk'ejo hashize, cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga banaheruka mu gitondo. Aha usanga hari aho abantu bakagera bakabeshya n'ibihe, bashaka kwigana ibihe bya kera. Ibihe bya kera niba koko barasabaga hagashira umwaka cyangwa se hagashira amezi, hakabaho n'izindi gahunda zitandukanye, uyu munsi niba bidashoboka ntabwo ari byiza gukomeza kubikoresha gutyo, ahubwo tubikoresha uko tubifite, ariko wa muco wenda wo kuvuga ko wenda muherukana uba ari wo ukorwa. Ahangaha rero dushobora kuvuga ko umuntu avuze ko ubwo baherukana atiriwe ashyiramo umwaka ushize, nta kibazo yagira, nta kibazo yaba. Ugasanga nanone dukoye inka, turavuga ngo tukoye inka
ndetse no muri bya byuma bisakaza amajwi bagashyiramo amajwi y'inka zabira, kandi nta n'iy'umuti iharanga, tukavuga amazina y'inka twigana ibya kera, harimo n'amagambo y'ubutwari. Ubwo butwari bwari bufite igisobanuro mu gihe cyabwo, ariko ubu ukumva ahubwo ari ikibazo, nko kumisha imituku, kuba amacumu ahinguranya abantu n'ibindi. Ni ibintu muri icyo gihe cya kera byari bifite igisobanuro cyabyo. Uyu munsi nibura twakarase umwuga dukora, tukarata iterambere tugezeho, tukarata amagana gitare dukoye. Uwavuga ko dukoye gitare amagana bashimye, bityo bigaha abavuga amazina icyo gikorwa cyangwa se iyo nkwano, abayivuga amazina bakajya mu nganzo bakagaragaza uburyo iboneka, uburyo bayigejeje aho, uko aho iherereye, ikimariye umuryango yavuyemo, icyo biteguye ko uzamarira umuryango bahaye umugeni, cyangwa se nako basaba umugeni, uko icyo biteguye ko uzamarira urugo muri rusange, urugo rushya rugiye gushingwa. Ibyo byose bikaba kuko ibisigo cyangwa se ibisingizo bivugwa kuri bijyanye n'igikuri kandi bijyanye n'iki gihe. Ni ngombwa rero kubyaza umusaruro n'ibindi byiza byinshi abantu bize iby'ubuhanzi baba bazi. Ikindi nanone ugasanga nko ku ruhande rw'umukobwa bakagombye kuvuga uko umuryango wabo witeguye, ku ruhande rw'umuhungu ko witeguye gufata neza wa mugeni bahawe, uko umukwe azabyitwaramo, uko urugo rwabo biyemeje ko ruzafatanya mu iterambere, uko iyo nkwano igiye kubabyarira umusaruro n'ibindi, aho kugira ngo bakomeze babeshyane ku magambo aryoheye amatwi ariko atari buze gusiga ubutumwa na bumwe, haba mu bazabwumva nyuma ndetse no mu babwumva ako kanya. Izi rero usanga ari zimwe mu ngero z'aho ikinyoma gihabwa intebe mu ntangiriro y'urugo kandi ari rwo muzi. Bikwiriye kugenda bigabanuka. Mu gusoza iki kiganiro, kuko tugomba kugira aho tugarukira, nk'uko uru rubuga rero rugamije kungurana ibitekerezo, naho turasaba ibitekerezo by'icyakorwa cyangwa se by'ibyakosorwa mu bijyanye cyane cyane n'umuhango wo gusaba. Ahangaha nanone mwakosora mu byo twavuze mwabona bikwiriye gukosorwa, cyangwa se mukagira n'ikindi mwongereraho. Ibyo ngibyo bikazatangwa, bikazakusanyirizwa hamwe, bikazaboneka mu kiganiro cya kabiri kizaza kibiherekeje iki ngiki, kinasobanura muri rusange byimbitse ibyaba byabajijwe cyangwa se ibyifuzo byacyo. Ibitekerezo rero bizagaragazwa, tubaye tubashimiye ku bazabigaragaza, ndetse n'abazakora bose n'abiteguye gutanga ibiganiro ku musanzu w'iki kiganiro, cyane cyane bagaragaza uko ibintu bikwiriye kugenda, cyangwa se banavuga bati ahangaha wenda twaba tuhagoroye gutya, byaba ari bizakirwa neza cyane. Ikindi rero ntabwo narangiza nanone ntabashishikarije kongera kwiyandikisha kuri ubu rubuga, kugira ngo ikiganiro uko igihe kizajya gisohoka muzaze guhita mukigeraho, mushobore kubitangiraho ibitekerezo ku gihe, ndetse mushobore no kubona inyunganizi, ndetse n'uwaba agiye gutegura ikindi kiganiro ashobora kuzasangiza abakunzi b'ikiganiro Injyana mu Byiza kuba yagitegura. Nimugire amahoro y'Imana.